Ndabaramukije inshuti bavandimwe mu muhererose mu mpane z'isi njubasuhuza mbikuye ku mutima ni DAMOUR 777 kuri mikoro ndabakunda cyane. Mu by'ukuri abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ibibazo bigiye bitandukanye mu buryo butandukanye. Abenshi baratwandikiye ku mbuga zacu dukoresha imbuga nkoranyambaga batubaza bati ese mwazatuviriye muzindi muzingo ku bijyanye n'ubuzima bwo mubyeyi mukecuru nyir'u Rwanda Jeannette NYIRAMONGI KAGAME. Uyu mubyeyi w'igikundiro mwiza cyane, uyu mubyeyi ufite amagambo atyaye ndetse yuje ubwenge, uyu mubyeyi w'umunyarugwiro ndetse ukunda kugaragara mu ruhame acinyakadiho bitandukanye cyane n'abandi bagore b'abaperezida muri Afurika. Uyu mubyeyi w'igikundiro cyane usabana ukunda abana, ubundi yaba ari muntu ki? Jeannette NYIRAMONGI KAGAME yavutse mu 1962. Ni umugore wa Perezida Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Jeannette Kagame niwe washinze umuryango witwa Imbuto Foundation, akaba n'umuyobozi mukuru w'uwo muryango. Uyu muryango rero w'Imbuto Foundation ukaba ufite intumbero yo guteza imbere abagore ndetse n'imyigire myiza y'abana b'abakobwa. Amateka y'uyu mubyeyi ni maremare, ariko reka tugende tubacira ku mayange kuko n'igihe kigenda kidusiga, ariko nkazaba mbavira imuzi n'imuzingo ku bijyanye mu by'ukuri. Nibyo turi kugenda tubakusanyiriza ku bijyanye n'ubushakashatsi turi gukora mu nyandiko z'abahanga aho ku bijyanye n'ubuzima bwa Jeannette Kagame. Jeannette NYIRAMONGI KAGAME yavukiye i Burundi, yagarutse mu gihugu cye cy'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yashakanye na Paul Kagame, perezida w'u Rwanda mu 1989, bakaba barabyaranye abana 4 aribo Ivan Cyomoro Kagame, Ange Ingabire Kagame, Ian Kagame na Brian Kagame. Kuva icyo gihe yaharaniye kuzamura ubuzima gatozi bw'abanyarwanda bari mu Rwanda, cyane cyane ubw'abapfakazi, imfubyi n'imiryango itishoboye. Bimwe mu bikorwa uyu mubyeyi yakoze: muri Gicurasi mu 2001 Kagame yakira inama ya mbere y'abategarugori ba mbere b'Abanyafurika kugira ngo baganire ku bana no kukwirinda virusi itera sida. Iyi nama ikaba yarabereye i Kigali mu Rwanda. Iyi nama iganisha ku ishingwa rya Pacifier, kurinda no kwita ku miryango irwanya virusi itera sida. Igikorwa kibanze cyane cyane mu gutanga uburyo bwuzuye bwo kwirinda virusi itera sida no kwita ku muryango wose. Kagame yaje gushinga umuryango w'abategarugori ba mbere b'Abanyafurika barwanya virusi itera sida, OAFR. Muri 2002 abaperezida bacyo kuva muri 2004 kugeza muri 2006. Mu myaka yashize Pacifier yakuze ikubiyemo imishinga itari yo mu rwego rwa virusi itera sida, ndetse no muri 2007 Imbuto Foundation bisobanura imbuto. Mu rurimi rw'ikinyarwanda imbuto ni ikintu gikomeye cyane. Iyo uvuze imbuto kiba ari ikintu cyangwa se kaba ari akantu ugiye gutera kazeraho ibintu byinshi cyane. Imbuto Foundation yarashinzwe, fondasiyo ishyira mu bikorwa imishinga itandukanye nka gutanga ubuvuzi bw'ibanze no gutera inkunga ubukungu ku miryango yanduye virusi itera sida, kongera ubumenyi no guhindura imyumvire ku buzima bw'imibonano mpuzabitsina n'ingimbi, kurinda urubyiruko kwirinda virusi itera sida, kwirinda malaria, gushishikariza abakobwa kuba indashyikirwa mu mashuri, gutanga buruse ku rubyiruko rutishoboye, guteza imbere umuco wo gusoma, guhugura no guha urubyiruko ubumenyi bwo kwihangira imirimo no kuyobora. Umudamu wa mbere kandi ni umurinzi wa Rotary Club Virunga, ifite
ifite icyicaro i Kigali, yashinze isomero rya mbere rusange mu Rwanda mu 2012. Madamu Kagame kandi ni umwe mu bagize akanama k'ubuyobozi bw'imiryango itandukanye, harimo n'umuryango w'abagore barwaye virusi itera sida ndetse n'inshuti z'ikigega cy'Afurika. Reka rero tubanyuriremo bimwe mu bihembo uyu mubyeyi yaba yaratsindiye. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 Jeannette Kagame yakiriye impamyabumenyi y'icyubahiro yakuye muri kaminuza ya gikirisitu ya Oklahoma kubera uruhare yagize mu kurwanya virusi itera sida n'ubukene. Muri uwo mwaka kandi yagizwe uhagarariye umwihariko ku mirire y'abana na gahunda y'ibiribwa ku isi WFP. Mu 2009 UNICEF yahaye Perezida Paul Kagame na Madamu we Jeannette Kagame bahawe igihembo mu rwego rwo gushimira imbaraga zabo mu kuzamura imibereho y'abana mu Rwanda. Muri 2007 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryamugize uhagarariye ishami ry'urukingo rwa Afurika muri Afurika WAVP kugira ngo abafatanyabikorwa ba Afurika bagire uruhare rugaragara mu nzego zose z'ubushakashatsi bw'inkingo za virusi itera sida. Jeannette Kagame afite impamyabumenyi mu bigendanye n'ubukungu n'icungamutungo. Kuwa 17 Ugushyingo 2017 Amsterdam mu Buholandi, Madamu Jeannette Kagame yahawe ibihembo bibiri na The Voice magazine, harimo icyo kuba umugore w'indashyikirwa muri Afurika n'icyo kuba umugore wakoze ibikorwa by'ubutwari kubera guharanira imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane abaturage batishoboye. Mu by'ukuri ibi ni ibintu byagiye biba ku mugaragaro, ndetse kandi bikaba ari ibintu byagiye bikomeza kumushyira ku rwego ruhambaye mu bijyanye no kubaho ndetse no kwerekana yuko mu by'ukuri Jeannette Kagame ari umubyeyi ushoboye kandi ukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Reka rero mbabwire yuko mu by'ukuri ni umwe mu babyeyi muri Afurika ndetse b'icyitegererezo, kubera yuko bimwe mu bikorwa yagiye akora byagiye bigaragaza yuko hari umubyeyi w'indashyikirwa mu buryo bugiye butandukanye. Madamu Jeannette Kagame yavutse mu kwa munani ku itariki 10 mu 1962, akaba ari umugore wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Akaba rero yaraje gufata titre ya First Lady cyangwa se y'umugore w'umukuru w'igihugu muri 2000 ubwo umugabo we yafataga intebe y'ubutegetsi. Mu 1994 nibwo yagarutse mu Rwanda nyuma yaho Jenoside mu by'ukuri yakorewe abatutsi mu 1994 irangiye. Madame Jeannette Kagame has carried out her numerous obligations as the First Lady of the Republic of Rwanda and the mother of 4 children, like how I said above, while pursuing university studies and is currently pursuing a master's degree in financial management. Madam Kagame uses her position as the First Lady to advocate for the protection, support, and care of families affected by HIV/AIDS. She is actively involved in mobilizing resources at national and international levels to support community-based projects for the prevention of HIV/AIDS among young women and children. At the international level, Madam Kagame has been a key participant in several forums on the protection of the right of the vulnerable, most notably in May 2001 in Kigali. She hosted the first
ever gathering of the African First Ladies at the Kigali Summit on the Children and HIV/AIDS Prevention. The summit proceeded a decisive declaration which outlined the recommendations for each First Lady to undertake in her country, region, and on the continent. In July 2001, in collaboration with nation and international partners represented in Rwanda, Madam Jeanette Kagame developed the Nation Plan of Action of the Kigali Declaration. This framework resulted in the setting up of PACFA Rwanda project, which stands for Protection and Care of Families Against HIV. This initiative of First Lady was launched in September 2001. Madam Jeanette Kagame was actively involved in the creation of the Organization of Africa First Ladies Against HIV, or AFR, a formal framework which enables the First Ladies from 14 African countries to join the effort and lend their voices to the continuing fight against HIV. In July 2004, during the third Ordinary General Assembly of OAFRA, Madam Kagame was elected as the president of organization for a 2-year term. So reka rero tubabwire ko mu by'ukuri ibintu byinshi umubyeyi yagiye akora kandi mu by'ukuri byiza cyane haba ku banyarwanda ndetse no ku isi yose byakomeje kugenda bimugira umwe mu babyeyi b'indashyikirwa hano muri kino gihugu ndetse no kuri uyu mugabane wa Afurika. Bimwe rero byagiye biranga ubuzima bw'uyu mubyeyi tuzajya tugenda tunabagarukiraho umunsi ku wundi. Ubu rero ni ukubacira ku mayange muri bimwe mu byaranze ubuzima bwa Madame Jeanette Kagame. Turabakunda cyane, reka tubashishikarize gukora subscribe kugira ngo tujye tubana uko dushyizeho video nshyashya, ujye ubana natwe ndetse ujye uri kumwe natwe mu bijyanye n'ubuzima ndetse n'ubukungu, haba politike, iby'ubwenge byose tuzahita tugenda tubanyuriza kuri channel yanyu DAMOUR TV Show. Reka rero tubakunde ni mu gihe kuko namwe mukomeza kutwereka urukundo. Turabakunda cyane rero, ngaho amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Imana ibongerera ubuzima kandi ibahe ibyo mwifuza, cyane cyane amafaranga. Bye. Ciao ciao. I love you so much.